ikaze ku bakurikiye ikiganiro AL 55 TV kuri channel yacu. Tubibutsa ko noneho no munsi two tugiye guhuza abantu babiri impande ebyiri zitandukanye. No munsi twabateguriye ikiganiro cy'impande ebyiri zitandukanye ku ruhande rw'umupasiteri, ku ruhande rw'umupfumu nakwita ngo no umupfumu, umuvuzi gakondo, umuvuzi gahanga, umuvuzi cyo navuga nkati ukora umuti, ariko nkaba nkati n'ijambo ry'Imana riza rivuga nkati ibi bintu ko byacitse kuki tudashobora gusenga ngo tuyoboke Imana then tunayoboke amavuriro, ariko bafite ibyo baduteguriye kutubwira bose ko ari babiri. Ngiye Imana Fodisi nkandi umuvuzi gakondo, ntago ndi umupfumu nkuko batavuga ngo ibimuga n'abana n'ubumuga. Njewe ndi umuvuzi gakondo. Ni umuvuzi gakondo. Yes. Ukaba uvura indwara zigiye zitandukanye cyane. Mu buvuzi gakondo bwanyu se mwatunyiramo mwucama cy'uburyo mukoramo gatoya mbere yo kwakira umuvandimwe nanone? Turi nk'ibisubizo by'ubuzima busanzwe bigoranye ku bavandimwe cyangwa ku bantu. Urabona abagore batwite ari gihe babatega, babita gutega kugira bahitanwe n'inda. Urabona abajura baratera bakiba, ibyo turabigaruza. N'ibindi bisanzwe intandwa nge ntavura. Abakobwa babuza abagabo byongeye bose mukorore kaka icyumweru kimwe akabona umugabo. Na bya bindi bavuga ngo kuzana amazi nayo muravura byo akaza. N'abagabo badatera akabariro neza byose muravura. Byose ndatwika. Nasomye ku cyapa ndimo ndaza hangaha ndumirwa. Ngara nabonye muvura ni nyinshi cyane. Ni cyane. Ugende hariya urabibona biranditse. Sawa cyane murakoze. Pastor nawe twakwakiriye. Murakoze. Tangira twibwira nawe. Pasteur sinonona. Mazina yanjye nyakuri bakaba banyita nawe Jean Paul. Nkaba narinje hangaha kuri uyu muvuzi kumubwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana, akareka ibintu byo kwirwa yiba abantu, azana ubusambo. Ibintu by'ubuvuzi bira n'ubusambo ntago bibaho mu kuri. Pastor ushingiye he uvuga ngo n'ubusambo? Kandi abantu bavuga ko abavura bagakira. Ubundi ikintu cya mbere nshingiyeho kuvuga yuko ari ukubeshya ari uburyarya. Ubundi iyo usenze Imana nta kintu itaguha. Uriya kandi nawe kuba uriho uvuga ngo uri umupfumu, ni Imana ibikubeshejeho. Buri Imana n'ifite ubushobozi yaremye umuntu, ikoresha n'imbaraga z'iki zose kugira ngo abeho. Naho byo abyo kuvuga ngo mutanga imiti mugira mute ngo mutanga ngo imiti ngo kudatera akabari, ibyo bibaho. Ubuse nta bantu baba bariho baravutse batabasha gutera ububariro kuki mutabavura? Nta gusubiza. Muganga musubize. Pastor buriya rero Imana ibaho cyane ntibaho. Birashoboka 50%, 50% ibaho cyangwa si ibaho. Ariko ngenda ndayumva ibaho. Ariko Imana baravuga ngo Imana irafashwa. Kubera iki umugore bamutegera ku nda ikamuhitana? Ariko ngewe si ukuvuga ngo nsumbije Imana ubushobozi. Ngiye mfasha Imana, ndi umufasha w'Imana. Araho agera igera Imana ikajya mu bindi nanjye nkayunganira. Ibyo ngibyo ro pasteur ngiye maze imyaka 3 mvura. Nta muntu n'uyu numwe waje ambwire ngo namubeshye. Uwo ari wese mfite nk'abantu nka 50 nahesheje abagabo. Maze kugaruza ibintu by'abantu babibye byinshi cyane. Nk'ubu ngubu ejo bundi ari umugabo bari bijya imodoka. Namuhaye umuti mu minsi 3 bayifatiye ku Gisenyi. Imodoka ibyo ngiyo narayigarusha. Kwa kundi ngo bakutemeye igitoki. Ibyo ngicyo byose ako kamwanya ndabikora. Ngiye mbikora muri garagara, sinca amafaranga kugira ngo nyarye. Ahubwo ngenda bigukorera ukampa amafaranga nabikoze. Ari abantu bita abavuzi gakondo babeshya, ngiye simbeshya. Pasteur Imana sinzi uko
ese pastor niwo umuntu wamwiba imodoka ari wa mugani umuntu akayigaruza ushingira hehe ko umuti utabakozwe kandi nta ribu yabigiyemo. uyu muvuzi arimo aratubeshya cyane, aratubeshya. None se ko hari abo biba ibintu barangiza bakabishakisha bagakoresha icyo bita rusherishe, bakabishakisha bakabibona batagiye mu bapfumu. Pastor urakoze cyane. Buriya baba bavunitse. Njyewe nkora icyo bita nko kunganira nk'ubuyobozi. Ubuyobozi nibwo bushakisha bakavunika, ariko njyewe utavunitse mpita nkora ikintu bita umuti ukatuzana cya kintu utavunitse mu bwonko. Reka nkwibarize rero, wowe wamuvuzi uvuga ngo umuvuzi, buriya muri biye haranditse ngo ubuze ubwenge Imana iramureka. Wowe ntago rwose yufashe umuntuza biriya ugasoma warangiza ukajya gusenga ukumva ko Imana uyirimo neza neza, nta kintu Imana itagukorera, mugarukira Imana. Pastor naho mureke kwirwa muzana uburyarya bw'ubupfumu. Pastor kamubazi oui, wari wasenga sahizi urasenga susenga ndasenga senga sahizi iguha 10,000 ngo senga, cyangwa usenga mu gitondo baguze igare iguha igare, ariko ubusahizi ngewe ubundi kankubwire, buri Imana ntago ihembera ko Imana urayikorera warangiza ugategereza ikazaguhemba. Ubu ndategereje, hari ibintu izankorera. Ubu se nk'ipano nambaye, akagapira keza nambaye, nta karimo imbere ntukareba, n'ibyo Imana yampaye bose niko, n'ibindi yagiye inkorera byinshi cyane, byinshi byiza, kandi Imana rwose ni nziza cyane. Mwebwe muze dusenga, ahubwo abantu uyobereza aha ngaha ngo baha imiti ubu babeshya wabanyereka nkababwiriza ubutumwa. Pastor ngewe ntago mbayobya, ngewe yanaje gusenga ntago wabindusha, ntunshatse nagusengera nkakuramburaho ibiganza. Abo mwebe ba pasteur, mu pasteur mwiza ufite imodoka nziza une pasteur. Abakristo mwarabariye mwarabamase, ni gute wambara ipantaro nk'iyo nziza undi akambara imbi? Amaturo mwebwe mwari amaturo mwarabarimbuye abakristo banyu. Abo rero pasteur oui, buriya uzajya ukunda Imana uyikorere, ariko nanone wumve yuko natwe hari ibyo dushoboye nk'abunganizi b'Imana. Ntuyiva ngo Imana nzi umukobwa umaze imyaka afite nk'imyaka 40 yaraseze n'umukristo rwose yarabuze umugabo. Tuvuye ko Imana yarahungiye Tanzania se muri Amerika se. Pastor mugabo aragufite, ariko ngewe namukubise umuti aragenda, yamaze amezi 2. Abasore bose ari beza cyane baparika imodoka hariya amamoto. Ubu ejo bundi yampaye inka y'inzungu, ndaza kuyikwereka, yishimwe yuko namuhaye umugabo. Ese yamana yaragiye, buriya Imana irafashwa nibyo ngubwo. Ubwo urashaka kuyigira uhakana ko nta Mana ibaho? 50% ibaho. Pastor yavuze ko Imana ibaho, ariko Imana ngira afashwa. Imana ntabwo isaba umusada. Imana irishoboye, ni Imana nyamana, ifite ubushobozi, ifite kureba ahantu hose, urumva. Cyakoze buriya hari igihe isaha bitaragera, naho ibyo ngibyo uvuga ngo umukobwa ni igihe cye kitari cyakagera, naho ubundi rwose Imana ni impatari, ifite ubushobozi buhanitse. Pastor reka ubwizo kuri ku myaka yanjye 29 oui, rebe inzu yanjye urayibona, ifite amabati 70 oui, nayikuye mu buvuzi sibyo. Undusha inzu nziza, iyo wasengeye ko kitagwa inzu nziza nk'iyi, ifite ibyumba 6, ifite saro, ifite saramanje. iyi nzu wayikuye mu bupfumu? Nyubatse mu myaka 2, mu myaka 3 mvuye, uyikuye mu myaka 2 nyubatse. Uyikuye mu buvuzi bwawe? Aya manegesi yose ni mu buvuzi sibyo. Wowe kuki utasenze Imana iguha inzu nk'iyi nziza nk'umupasiteri? Abo mwebwe abakristo mwarabarimbuye, mutegereje kuzubaka inzu nziza mu maturo. Twebwe rero amaturo nk'abapasiteri, amaturo yacu, amaturo baduha twebwe, ubundi twitwa abakozi b'Imana. Amaturo baduha ntabwo twe tuyarya, bara n'ingeno baba batugeneye, bakavuga bati we pasiteri
ukeneye kuba mu nzu nziza nk'ingi cyakoze urambwe ngo ufite inzu nziza kwe mu irebere rwose ni nziza cyane ariko natwe n'igihe kitari cyagera ejo ubu ushobora kuzasenga abwiriza ukabona ndimo kugendera mu modoka nziza cyane hava n'amafu buriya rero indoto mbi ni ukurota yuko uzakira ntabyo ufite ubirwa n'icyo kutazapfa cyose uzi ko n'iyi nzu urimo kutwereka ahangaha ngo wekwe ngo umuvuzi ari Imana yashyizemo ubushake kugira ngo ubibone njyewe ntabwo nakuguhagarije yuko Imana itabaho. Imana ibaho ariko ndayifasha nk'uko nawe pasteur uri umufasha w'Imana sibyo irabafata nk'abapasiteri bajya kubwiriza ubutumwa bwiza mu cyimbo cyayo nayo yagiye mu bindi ariko ngiye ndumva hari sinzi tutashobokana niba wumva ko ngewe nshinzwe ndi pasiteri ngiye ngomba kugenda mbwiriza ubutumwa bwiza ahantu hose ariko numva tutari bugendane neza wewe wanyibanje kunyemera ko Imana ibaho 50%. 50% wavuze 100%. Oya 50% ibaho akari 50% singize Imana nerayibona ni 100%. wasanga waremwe n'iki numva ngo ni Imana wumva ngo ni Imana Yes. ariko Imana ibonekera ahantu henshi 50% Imana ibaho, 50% Imana ntabwo ibaho. cyane Niko bimeze. Pastor wowe nge navuze ko Imana ibaho 100%. Imana ibaho 100%. Ariko none se ubundi tugeranyije ku mikorerane yanyu muri rusange uko mukora ufasha abantu nawe ugafasha abandi sibyo? Mu mpande zigiye zitandukanye. Bivuze ngo ati nubwo bora rwabuze gice ariko hari aho burya ababurana ari babiri umwe abayigeza nkana. Bivuze ngo ati ugiye kuduha impamvu zerekana ko uri umuvuzi koko n'ibyo ukora ubihagazeho koko unafasha n'abantu. Na pasiteri nawe araza n'ubundi ni ibisanzwe no kuko turabizi no mu mabayibolo biranditse ko abantu bagiye barokoka ko bakaba abantu bazima barakoraga ibintu bibi. Wenda ari byo bintu byanakugenda bangati uri mu bintu bibi ariko tugeze ahangaha tubwira ko uri umufasha w'Imana. Umva ko bitandukanye n'ibyo pasiteri yagira gute yatubwiraga. Ngo dukeneye rero ibintu nka 5 byerekana ko ibintu byawe kuko uvuga ko by'ubuvuzi by'ubupfumu bifite ishingiro kandi utanabireka ugomba kubigumamo. Okay, njyewe nakubiye ko imyaka 29 maze mvutse. Navutse numva yuko abatubanjirije kera basenga ryangombe. N'abandi kera habagaho icyo bita kubandwa simbizi naje mbisanga. Yego. Okay. Ese imbaraga za kera ryangombe yari Imana yabo. Nanjye yo nkura bavuga ngo satani ngo ni Imana ni kugenda gutyo nkurikiye satani. Ariko bafata Imana ngo ni Imana, satani ni satani. Ese satani ni Imana? Iyo tuza pastor iyo uza kuvuka satani bafata niwe Imana si wari gukurikira. Ubwo niyo Mana yabagezweho. Yes. Nanjye rero uzambaraga za ryangomwe yo kubandwa nko kuntu upfusha nk'umuntu icyo bita gutanga umuti. Kuko ushaka gufusha nka mama wawe cyangwa umugore cyangwa umugabo nyuma ukayisambana icyo bita amahano. Bibaho ugashwitabulika aho ngo uraza nka umuti ukawunywa. Ese yutawunyweye kuki udasenga pastor kuki udasenga bikuro ya mahano ntushwitabulike ntabwo yubabona iyo bita angamahano. Njya mbyumva ariko nge ntabwo mbiha agaciro. Imiti ariko urabizi yuko iyo umuntu yapfusha umuntu batanga imiti banywe umuti icyo bita umuti. Njya mbyumva imiti muga ukambanze nkwereke tukugarukaho gatoya. None se kuri wowe abantu bose uvuye niko bakira cyane nta muntu uraza guteza ingaro wapi? Pastor abantu bose usengeye niko bose nabo bakira bakanakizwa. Bamwese nk'aba ngaba wasengera nk'aba ngaba bagakizwa. Aba ngaba ni babandi barabaye nk'ikisi nk'ibihazi barananiranye nuko barabaye chronique n'ibyaha. Barabaye chronique. Uyu wamusengera umva ibintu babarimo
ntabwo yakizwa rwose. pasiteri Oui. buriya rero hahirwa uwemera atabonye kuko ingororano y'ijuru ari iye. urumva buriya ntabwo turi nk'ibihazi. buriya reka nkubwize ukuri, ntabwo urumva ngo umupasiteri runaka yateye umwana w'umukobwa inda ngo yabigiye ngo amuramburaho ibiganza ngo aramweza kumbejo ngo yamuteye inda, ejo yamuteye inda. muri iyi minsi yashize narumvishe ngo wa mukobwa kwa kanaka ngo wamuteye inda. Ngiye pasiteri nguterere inzuzi se mbwira nziguterere mbwira nziguterere mbikubwire byose. Okay, ibyo mwiye nabyo twatuzanye ariko nabikubwira. Pase kugize ubwoba nkaho wabikoze. Mbwira uko bavuze inzuzi warabikoze. oya Ibyaha byaba by'amasengesho. Nibihuha n'ibyaha n'ibyo kwirwa basebya abantu. Ariko nanone tugarutse inyuma buriya nanjye ndikiremwa muntu nubwo ni pasiteri. Ubu se Samusoni namurushaga imbaraga, Samusoni yari afite imbaraga, Delila yaramugwishije zishoboka zose, ariko umugore Delila na Zemada bamugusha mu bishuko. Bivuze ngo naho kana rero gashobora kuba kare kugushije ukinyesebura. Oya hari abantu barambeshye. Kugisha ukuri. Pase ubwo ntabwo wagize uko bigenza. Oya. Oya. Biravugwa ariko Ni ibihuha by'abantu no gusebya. Iyo bagusebye ahantu ubonye wimere neza, uri pasiteri bavuga bati ari pasiteri aha n'aha, wiyambara agapantaro keza n'agashati keza nk'aka ngaka, bahita bagenda bashaka gusebya. Abantu basenya ni benshi. pasiteri Oui. bivuga ngo gusebya. Hari umuntu ugenda umuvuzi gakondo mu myaka 3 ko ubizi, hari umuntu wari wansebya ngo uriya muntu yamvuye nabi, uriya muntu yarantubure. Kuki we bagusebeje kandi uri pasiteri ukorera Imana? Aha, ubuse nibyo nta muntu dutagira utambara urubwa turarwambara. Nawe buhari aho wagera nubwo wenda turi aha ngaha, ariko nawe hari aho wagera bakaburimo kugusebya. Oya ni mwiyeze. Ni mwiyeze. Ariko pasiteri ushobora kuba wenda ari uko wenda urubwa rukubera akaba ariyo barahisemo wenda kukwitirira ibyo bintu ngo warabikoze. Urubwa ngiye rurambera pe. Nigwa kube. Ese reka nkwereka nkubaza kandi kantu. Uravuga ngo ati ndabona rwabuze gica. Sibyo? Nk'ubu ngubu ubibaye ngombwa kurwara. Ukarwara. Ukajya kwa muganga uburwayi niba bubone kuko hari abantu benshi bibaho. Uri kumva? Ukarwara bikaba ngombwa ko ujya ku muvuzi wa gihanga cyangwa gakondo. Ntabwo wajya kureba umuganga. Uyu mugabo ubu ntabwo wajya uko wambwiye ngo tuze tumusure tunamuganirize, sibyo? Nuko musanzwe mushobora kuba muziranye. Ntabwo mbizi, ntabwo najya muri detail. Ariko ubu ngubu urwaye ntabwo wajya kumwivurizaho. buriya nubwo umuntu aba ari umupasiteri, aba ari umuntu afite umubiri, we umuntu ageze kure ntahada kubita imitwe. Hari igihe naza da. Ahege waza. Mbese umuganga nk'ubu ngubu bibaye ngombwa ko nawe hagira umuntu ukurusha imiti, ukakurusha imbaraga, ukajya kwa muganga bikanga, bikaba ngombwa ko witabaza imbaraga z'amasengesho, ntabwo wajya kwa pasiteri akagusengera. Okay, nkuko natangiye mvuga ati Imana ibaho 50%. Sinampaka n'Imana ibaho cyasibaho. Ngiye nanjye ntuyongeye kuryama ndasenga. Abantu ngiye kuvura mbanza kubasengera, nkatangiza ishengesho. Najyayo sinigeze muhakanya, ariko nambwiye ko imiti yanjye irakora kandi ndakora. Imana ibaho. Ariko mujye namwe mwumva yuko turabavuzi turabunganiza b'Imana. Ngiye najyayo Wajyayo kandi nasenga. Byumvikane rero ko mwese muri abunganizi b'Imana muri rusange. Rero icyo navanga ati uko wenda bavuga bavuzi nabi, bakavuga abapasiteri nabi, burya hari abapasiteri b'amavuta nk'uko hari n'abandi bapasiteri navuga bo mu bihe bya nyuma, bamwe b'abahanuzi b'abatubuzi, bamwe bananditswe no muri Bibiliya. Handitse ngo mu bihe bya nyuma hazabaza abahanuzi b'ibinyoma. Bivuze ngo rero namwe ntango ariko mwese mwatanga imiti mizima, namwe hazaza abavuzi b'ibinyoma. Nibihe bya nyuma. Abo mwe agatukisha bose. Ushobora kuba ntanga umuti original, hakaza noneho ushishura nyine utanga plate aje gusenya rya zina ryanjye. Okay, dusoza ikiganiro ndagira ngo rero mugire ubutumwa mutanga ku banyarwanda
muri rusange turahera kuri pasiteri. Oui. ugira ubutumwa utanga ku banyarwanda muri rusange, dusoza ikiganiro ugira n'icyo ubabwira nyine ku byerekeye n'iyobokamana. Murakoze. Ubutumwa naha abanyarwanda ni gusenga ni byiza cyane, birafasha, kandi burya gusa iyo uri mu mwuka aba ari byiza cyane rwose, imbaraga ziba ziri mu mubiri yose. Ariko iyo uyu muvuzi we yavugaga buriya ibintu byose baba bazanamo amanyanga by'abavuzi, ubundi Imana itariho n'iyo miti atanga nta nubwo yakora. Bivuze ngo ati abavuzi babareke bagarukira Imana. Bagarukira Imana. Ese pastor ko wavuze ko nawe uramutse urwaye wamwitabaza, kandi nkaba numva ko ushaka ko abantu bose kubishyiraho, ubwo nuramukubikizeho nawe akazarangiza aje ukarwara ntinde uzakuvura. Arega burya Imana niyo ya mbere, ngiye ntabwo nayivaho. Kandi wamaje kutubwira ko uramutse urwaye wajya kumuvuza wa gihanga akagufasha. Ntabwo naba ndwaye nyine se Mwese bose nibaramuka baje nawe akarekera kuvura. Nibaramuka baje Imana ishoboye byose zadufasha, n'indwara zazidutsindira. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Twagiye kwa dogiteri rero wacu, nawe gira icyo tubwira mu gusoza, unagira icyo ubwira abanyarwanda bagukurikiye muri rusange, ababaye bari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bagira ubutumwa ubahereza. Mbere na mbere ndabanje kubashimira yuko mwaje kudusura, mwumva ibyo dukora, muzaye mutugana munabibwira n'abandi, nshishikariza n'abanyarwanda abazaba bagira ibibazo byose tuzajya tubibafashamo. N'Imana nayo izajya ibimfashamo, impeza n'imiti imvura abanyarwanda neza. Imana ibaho umuhanda mwiza. Sawa murakoze. Nawe uze kumbwira ikintu nakubonyeho ndagufasha. Ngaho ugiye kumvura, nizere ko utanca menshi. Ngewe nawe ukunze cyane, umufuragiro mukeya cyane, ibyeru babyita ibyeru, ndagufasha cyane akanagufasha. Ngiye ntabwo ndi pasiteri igenda kugana kugira ngo wenda utanakirira mu ihembe. Umuntu ubasha kuvura, umuntu utera ukiza virusi aba afite na virusi, niko abasiyansi bavuga. Uriya ushobora kuba nawe ukiza uburwayi runaka, naramuka ngusuzuguye ukabuneza. Ntabwo naguteza, aho niba nta n'umukozi ufite, ako kantu uwo mutura wuma, uwo mutura wuma. Uriya satani ari igihe aguteza abazimu abakobwa bose bakakwanga, ibyo ngibyo nabyo mbikuraho, urukundo rukakugarukira, abantu bakagugarukira, nabyo ndagufasha, turaganira. Sawa murakoze cyane. Nshimira cyane abantu bakurikiranye channel yacu, ambibutse gukanda nanone ku batarakanda subscribe, kuyikanda, comment ku kiganiro twagiranye n'umuganga gakondo ndetse na pastor, na share kugira ngo n'abandi babashe kukibona. Tubabishimira cyane, mwakoze cyane kudukurikirana, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Ciao.